Tikai cyangwa Tikai urumva TK .scenes.events ngo namagaje namahazi batubwiye niba bazicururiza nuko gahunda zimeze hanyuma indani zo muri aperi tujye kuri match ya Muhazi na Rayon amakuru narayenguyeho nuko izi match zisigaye za aperi hari abantu bashinzwe kugurisha abakinnyi cyangwa aba agents bavuye muri Pyramide baje kureba witwa Nigena Clement amakuru akaba ari kwerekeza Clement muri Pyramide ni atagira igihinduka mu mwaka utaye imikino gose meza kumande zombi meza kuri aperi yarayigoye cyane baravuga turi amukinnyi w'umunyarwanda aba agent rwose barabageze Kigali Pyramide yaguze Fisto Kalala imuvana muri Yanga imuguze miliyoni $1 uhita wumva amafaranga aperi ishobora kuzaca Pyramide ishobora kuzahita igaruza bya bihombo byose mwagiye mwumva n'aya mafaranga yose yagiye gura abakinnyi babaye flop yamusibonye $500 so kugira ngo aya yagiye kuri ba Lampte bande bose babyanze ntiyabigiye mu ngamba se yabisubiye kuri rimwe mu buryo bw'imana yaba ari byiza cyane cyane n'ikintu cyiza cyane kuri Nigena Clement kuko irwa rurundi rwegagiyeho ubu Pyramide iri muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League kimwe cya kabiri irimo urumva ko ari ikipe iyo pick yabagiyeho agize imana wenda akajya abanzamo nekereza ko rwose yaba ari upgrade cyane igihugu noneho yaba yemerewe kurebana na ba Manzitieri mu maso avuga ngo mukina muri Arahiri Tripoli nyina muri Pyramide kunyicaza ugomba kwa muri deserving aho ari gihe bakina nabi umutoza akabura confiance yo guhindura charnier central ya Manzi ndetse na Mutsinzanje kuko bakina hanze y'u Rwanda ariko ari muri Pyramide wallahi nta kintu Manzi yaza bugari yamwicaza muri kipe nationale ngo yariteretse cyane muri aperi uziko buri hari ibintu yemererwa undi mukino tapfa kwemererwa urabona ko yifite utuntu tw'udurede turatu dusukasutse hari undi mutana mashatse kwipima ashaka kubishyira baravuga ati have reka da kora utuntu aravuga ati se kerema kadufite baravuga uri kerema $3,000 hanyuma match ya Muhazi United n'ikipe ya Rayon Sport ni match twatumiye president wa Muhazi ni bwana nka Kalonje akaba ari hano muri studio za Radio Rwanda Lonje meze neza karibu president nibwo bwa mbere uvugiye kuri Radio Rwanda no bwa mbere kandi ndabyishimiye cyane